igihe icyo ari cyo cyose waba star, anytime any day everywhere, ahantu hose waba uri bro, ushobora kuba star, ushobora kuba wahinduka famous nawe ukaba wamenyekana. Hariho ikintu gituma umutima undya, hari ikintu ntekereza cyangwa se ndebaho umva umutima urandiye, ndetse icyo kintu kirya n'abantu benshi. Ese ni iyihe mpamvu ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki nangiye gutya? Ushobora kwibaza ngo ni ukubera iki Nesta atangiye muri ubu buryo? Impamvu iki kintu ndimo ndavuga ni uko kimbabaje, kirambabaje sana. Ni ukubera iki aba artist benshi ndetse bafite talent usanga bavuye ku bintu, usanga bakwitinze man, usanga bavuye ku bintu aho bari bageze bimera neza, aho bari bageze bajya kugafata, aho bari bageze bajya kwaka man, usanga ariho bazimiye bro. Iki kintu kinduma umutima, gituma umutima undya, kindisha umutima sana ku buryo utabyumva. Ariko hari ikintu naje kuba navumbura muri iyi minsi cyangwa se muri iki gihe gitoya maze muri kariyeri ya music, muri iki gihe kitari kinini cyane ndetse no ku myaka yanjye mitoya. Iki kintu nta kindi ni nk'ibintu bigera nko kuri bibiri byonyine naje kuba navumbura bituma abantu talent, impano nyinshi dufite hano mu Rwanda zigenda zikazima kandi mu by'ukuri zari zishoboye. Wenda nk'urugero twagiye twumva wenda nko mu bihe byacu twagiye twumva mu bihe bya mbere twiga segonderi, bamwe biga primaire, abandi wenda biga n'amakaminuza bakuru kuri twebwe, twagiye twumva nk'umuhanzi bitaga Jody Phibi, twagiye tumwumva, twagiye twumva n'abahanzi benshi benshi benshi. Icyo gihe twagendaga twumva na ba Active Again, muri iyo minsi turi muri segonderi twagiye twumva abahanzi benshi 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 bafite talent, ari nabwo twumvaga ba Gisa cy'Inganzo, aribwo twumvaga n'abandi bahanzi bagiye batandukanye man. Ikintu cya mbere maze kubona, maze no kuvumbura gituma umuntu akwitinga cyangwa se agivinga up muri music bro, ni ugucibwa intege. Ikintu maze kubona gituma umuhanzi agivinga up ndetse ava ku bintu, ni ukuba umuhanzi atekereza kuba yaba successful ndetse biturutse mu buryo bworoshye. Tuba dufite impano pe, hano reka mbe seriye noneho, tuba dufite impano biri serious, tuba dufite impano very very serious, tuba dufite impano, ariko igihe utekereje impano yawe uhita wumva wahita ugafata, uhita wumva waba star. Gusa inama nakugira ni uko utabashije kwitondera icyo kintu gishobora nawe gutuma wakwitinga, wava ku bintu kare. Ku ndirimbo ya mbere ushobora kuba wahita ubivamo, kubera yuko ibi bintu tuba turimo bisaba kwitonda ndetse no kwitwararika. Ikindi bigasaba guhozaho ndetse no kubitwara gake gake. Ukeneye kuba wabitwara gake 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 gake, nicyo kintu ukeneye, kubera yuko iyo ukeneye kwamamara vuba uhita ubivamo, uhita ucika intege, kubera ko ubushobozi usanga ntabwo ufite. Ikindi buri kimwe cyose ukeneye kuyiyayiya, ugenda uhiyaye, ugenda uterateranya, aho udafite ubushobozi runaka agufasha, aho udafite ubushobozi runaka agufasha, usanga ukeneye kimwe ugasanga runaka aragifite, ukeneye kugenza ibintu gakeya. Nicyo kintu naje kuba nabona cyatuma umuntu agira aguma muri iyi music. Ikindi kandi ukaba uhozaho ukagira consistency muri wowe mu bintu byawe. Ikindi kandi ugakora ibintu byiza, pe. Ikindi cya kabiri naje kuba namenya, ntabwo ukeneye inshuti ziguca intege, ntabwo ukeneye kuba muri sako irimo abantu baguca intege, ahubwo sako ukeneye ni iy'abantu kugira umuvandimwe ukwibutsa ati ese man Nesta uheruka gusohora indirimbo ryari, uheruka kwandika indirimbo ryari. Ukeneye Fred uri buze kuza kukwibutsa ati se Nesta kuki udaheruka muri studio, ese uheruka kubona na producer ryari, ese ubundi indirimbo igezweho muri iyi minsi mu Rwanda ni iyihe. Ese nyine ibintu nk'ibyo ukeneye 95% ukeneye iyo sako, kuba muri iyo sako y'abantu bakumva nyine bakwikiririzamo,
bakumva nyine tubakwizereramo, nibo bantu ukeneye kuba wabamo niba ushaka kuba successful in your music, in your career. Kubera ko iyi industry ikeneye abantu bahora bari update kandi bahora bacanye ku maso. Ikintu kitwica nk'aba rising artist ntabwo tujya dukora research ngo umenye ese ubundi indirimbo zigezweho ni izihe, umenye ubundi amagambo yahe nshobora kwandika abakunzi banjye bakayakunda ni ayahe. Nicyo kintu gishobora cyonyine kuba cyatuma uguma muri ibi bintu. Kandi ikindi, ntiwizere ko ushobora guhita uba star. Igihe icyo ari cyo cyose waba star, anytime, any day, everywhere, ahantu hose waba uri bro, ushobora kuba star, ushobora kuba wahinduka famous nawe ukaba wamenyekana. Niyo mpamvu ukwiye kuba wagira ibi bintu uko ari bibiri nkubwiye. Ukeneye kuba wagira consistent mu bintu byawe ufite, ikindi no kutagivinga up mu bintu byawe urimo gukora. Ikindi kandi ukabitwara gakeya, ukiga kubitwara gake gake, slow by slow, step by step, uzagera kuri byinshi, ku byiza byose wifuza.